Mwana wanje fasa chikutochereza we aragitosa chikutochereza mwana yes zitwareleza azayitosa nukuri ariko se ngo mukazaza amazi cyangwa yewe inzara y'iyi minsi yose niratuma kuko ninzingwa amazi kose bazi nk'uyu yewe kamba nsoterajwe hano ndebe ko rirenga ndebe ko rirenga ibiki gihe nabyo koma nzagira gushaka nabi ati ubu nitajya no gucira amafaranga icyo nabyaye ariko se nkurikira nkwase yaje kugorerwa mu iyi si mwuka byara muri pe ubusa ko perezida arabizi ko mbaye hurya ntago abizi pe ntago abizi ni ibibazo gusa mana we action mama kama matama by'ikaburidini nkaho uri muzakuriza mu biti mama ndakwiyamye washano hasi amayi uyifatikanya maze n'umurongo nabyo nibibura kose ibyo kubyara nabi ndagiye nyine ugiye heza washano urahayobewe se nyine ndagiye ugiye hehe ko hahandi sinahaye nkubwiye hehe dufitanye gahunda niyakubwiye uwuhe se kandi mama niyakubwiye ntakose umwuka uwuhe wa musore cyagiye waje hano akakuzanira umuceri none ariko reba akumira nta menyo y'ishati reba umuceri ashyize turi kubura n'akantu katuzuye irobo sibyo niba yarakazanye nkura kugende uzi ko wagira ngo uri ariko se ye mbuze yonenge n'icyo mvuga rwose pe mama ukwiye kundeka nkagenda nkajya kumva ikintu ari kunshakira none ngo urambaye hagaritswe aho ngaho ndebe ishiga ntirigiye kuma mwana we isuzana ibyo guteka none se papa nanjye turahurira he kari papa akagombye kumenya ibyo duteka nanjye nkamenya ibyo nzacana n'iki biti tuzacana papa akakimenya nanjye nkakora amasuku ibyo tuzatekeraho ubu si kugira ngo bigende ute ariko mama mbabarira mwana wa mbabarira bifatiranya n'umuruho wiyize nyine nungutse agatekerezo ngaho vuzwa reka tujye dufata indirimbo nyine tuziririmbe neza mu gipeni mu gikaturike byose nyine turirimbemo neza ariko sibyo nabivugaga ariko si ubundi byamara iki mwana wa byamara iki byose ko ari iby'ubusa mama reka nkubwire utu tuntu reka nidufata indirimbo imwe wenda nk'iy'umuhanzi w'icyamamare indirimbo urimo ubutumwa tukayimba mu gipeni tukayishyira kuri TikTok tugafata indi tukayimba mu gikaturike cyangwa byose tukabishyiramo byose ariko se badisi imwe mu nyungu kuko ibyo byinjiza amafaranga none se uragenda ko guhindure burusi kimero de koko burusi kimero dushaka umuhindura mama simuhinduye ariko nanjye ndi gushaka kugira ngo barebe talent yanjye impano muri make talent noma ni nyine talent ni impano ariko mama ndiko kubanyohereje ndimana uvamo ibintu byo gutontoma nyabo abantu ujya kuyimbwa akazi ku gasozi mwana wacu urabizi ngo ufite urumwe urabizi mama reka mbanze ndebe SMS nyine reba wasanga ari dufaranga wakohereje di ku murenge reba none uvuga nta musore ambwiye nyumvira kandi ese wa muceri warashize kugira ngo mama yiwawe akumane nakwinyoherereze mboherereze uwo ngenda mwana yabona ngaho gende ntari buri musubirisha amaguru reka da subirisha amaguru mwana wanje we mbanze akareka tonze dukore nyine ako gaki aka gateretonoma hoya tubanze dukore aka karirimbo nyine kugira ngo barebe talent yanjye na mama ariko sundi mwana wicara shaka kuntu wisutarazwa aho ngaho shaka kuntu sutara aho ngaho di ntabwo twagiye ngaho nyine ugiye kumbwira iyo ndirimbo numara kuyimbwira mwana wanjye urabizi ngo ufite uri kimwe sibyo numara kuyimbwira nyine yo n'umugwango uranze mwana wa mufashe yawe reka turirimbe arayitosa niyo ndirimbo nziza arayitosa yandese kandi yajitafu muki mu gipeni ngaho ririmba kambanza numva teratonoma yawe narifite
umugore birajyana oya ntago bijyana akanze ngo mbye mbanze nkubwire waririmba ngo nari mfite umugore utumifu ibiro bine ndetse n'igitenge oya mama rekera nikumva ubaye no majwi 28 ariko se badi si 12 ubaye 28 oya mwana urya ni ishyano ufitiye ntabwo ari ishyano ahubwo reka tuzagere mu marushanwa ahubwo bazahita banjyana wasigara wasigara mwana sigibyemere wasigara reka tubireke ntari bireke oya reka tubireke kureba wa muceri agiye none se uretse ntabwo urafana sote ariko mama numvishe nyine ari ufite ijwi ryiza ni ryiza ako nyine urarihindura ubogera uririmbe ushatse ko ndirimba nabi mwana wanjye narakwikaniye none nsanze kunyita ikigoryi oya ntabwo uri ikigoryi mfimbere ngo ni ikigoryi koko mama ntabwo uri ikigoryi pe ariko nawe bivuze nubwo abacyo niyo wabivuze ariko ntabwo njye wabivuze ntabwo ari ujye ubivuze ahubwo ntaribi rwose katangire katuyiririmbe tubanze turebe uratera ese urakumenya nga mwana wadutangire twatangire nari mfite umugore mutumifu ibiro bine ndetse n'igitenge arabizana aca bugufi arabisanga iyo turi kumwe aragitosa mwana wanje aragitosa basa kigutokereza we aragitosa kigutokereza mwana we yes uzitware neza gusa azayitosa nukuri ariko se ngo hazaza amazi cyangwa hazaza ji hazaza amata yewe y'inyange yumvikanye nose mwana wa mbwira nubwo se nyine none se bino binundi bitumariye uretse gusarara imihogo ikagenda akuka afite akenda gushira mperuka kurya ryari imyaka 3 nigiye gushira mama burenyuko ntabwo bino bintu byakurira akamaro bifite akamaro kanini cyane mama burenyuko pe bino bintu bifite akamaro kanini abuze se ntabwo byabijyanye Sabwo nyine ndi ikigoryi ntacyo mvuze nakubyaye ngo ntago ndi nyoko ariko se mwoka byara mama ndakura mwana reka tembe basi mu gikaturika niwe nitugira muri ki ijana kisabwa ngombe kibya nibi cyuko ubwo nyine ninuze ntabanuze baba ifunguzo ijana yes yebwo ngo ubizi byumvikanye bazaduhemba ntagizanye nawe bazaduhemba inzara dufite izagenda bana we bazaduhemba bazaduhemba twagiye taririmba ngutese kandi tujya kwimba mu gikaturike turiganya ariko ari umugenge numva ubikora neza akavuga ngo ndamwita ngo mama babo niba ari mama nde uko bisa kose ni inzobe agira ijwi ariko araririmba kagira ngo niwe satani yimukiyemo ako nyashaka kurimba nk'Imana yimukiyemo twagiye tujye kurimba mu gikaturike Wetin be this? Jesus. Blood of Jesus.
Muhereza mwana wa asutarazwa dore ko yicara umugabo ufite akamaro mu rugo rwe icazwa gose na soni nanga murawanyishuri nanga zanje wanjije ndakwiyana bazaseka icara cyara duha amakoro inzoga yanjye bazase nishakira spadike n'ikigayi cyenda waje kucuruza araruguranye na MK